ijambo ry'umunsi kwambarira urugamba. Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma mu Efeso igice cya 6 uhereye ku murongo wa 10 kugeza ku wa 18. Abantu bo muri iyi minsi n'abantu bazi kwambara neza cyane. Buri munsi iyo tubyutse twibaza ikintu turi buze kuza kwambara kijyanye n'ibintu turi buze gukora nyine kuri uwo munsi. Dutekereje ku bitero by'umwuka nta gushidikanya duhura na by'umunsi ku wundi. Ahangaha naho twakabaye twambara kandi twiteguye tumeze neza nk'abantu bambariye urugamba. Twakabaye twambara imyambaro twahawe n'Imana. Buri gihe rero mu gitondo urimo kwambara jya uvuga bene iri sengesho uti: Mana yanjye, uyu munsi ndindishije umutwe wanjye urukundo rwawe, nambaye kasike wankoreye, rinda ubwonko bwanjye byabutera byose ndetse undinde gutekereza nabi. Ndindishije igituza cyanjye ukuri kwawe, rinda umutima wanjye ndetse n'ibyiyumviro byanjye kuyoba, ndetse ntuze kundeka ngo ntwarwe n'ibyo ntekereza, ahubwo rwose utume nyoborwa n'ijambo ryawe ryera. Nambaye umukandara ugaragaza ukuri kwawe, shyira ijambo ryawe hafi yanjye, ndinda gutandukira no kuba nabeshya ibiri ku kuri kwawe. Nambaye sandali z'amahoro, nkoresha uyu munsi aho ngiye hose masiga amahoro kuruta uko masanzi. Reka mpagarare nemye imbere y'umwanzi wanjye kandi umpe imbaraga zo kumutsinda ndetse n'imbaraga zo kuza gukomeza urugendo rwanjye. Fasha ingabo y'ukwizera, Mana reka ntere isi, reka ntere umwanzi, ubundi agaramye imbere y'abamwizera bose babone yuko uri Imana. Nyuma na nyuma fasha inkota y'Imana, mfashe ijambo ryawe. Shyira ijambo ryawe mu mutima wanjye, ubundi unyobore mu nzira nziza ku buryo uburyo nyobowe nawe biza gutsinda abo nza guhura nabo bose. Nshuti yanjye, iki ngiki ni ikintu cyo kuzirikana. Uri kwinjira ahagiye kubera urubanza, uri kwinjira ahagiye kubera urugamba rukomeye. Ese urumva witeguye? Wowe urumva wambariye urugamba? Imana iguhe umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguhe umugisha.